ariko kubatizwa mu mazi menshi ntago ari umuhango ko abenshi babatizwanya n'ibyaha yego kandi bakitwa ko babatijwe ahubwo ngiye mbona kubanza ukabatizwa na mwuka wera wowe ukabanza mbese ukera ku mutima wawe none ukajya muri ya mazi ariko nta n'icyaha ufite yego amasengero rero aka kanya yibereye hari nabyita nka business ni ukwiyerekana bamwe bakiyerekana impano zabo niko navuga mbese nyine bakagendera nko ku mahame ngo okay bavuga kuko ngo yatambikiriye ku mahame ngo y'idini ariko se ayo mahame y'idini ahagarika umwuka w'Imana oya ni nk'ahandi njya numva abantu baravuze ngo tugeze mu isaha y'ubuhanuzi ngo abantu bose ngo mwitegure ngo abahanuzi mwegeranye ngo tugeze mu isaha y'ubuhanuzi nkibaza isaha y'ubuhanuzi ni yiha abantu bahaye Imana bavuga ati aka kanya agashaka ko ari we wicara intama zikajya zahira mu kanwa zimuzanira akabari buryo zirashonje rero intama z'Imana ijambo ry'Imana rero ntago abantu bakiritanga nkuko ryakabaye ni nayo mpamvu uzajya nyine kumva ngo barwanira he mu masengesho ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Mutesi Delphine reka nkwifurize amahoro y'Imana umugisha w'Imana ngo ukomeze ube mu ruhande rwanyu waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda reka nkwifurize amahoro y'Imana umugisha Yesu atanga imbaraga Yesu atanga ubuntu n'agakiza Yesu atanga nibikabure kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi hanyuma rero nkuko mubibona imbere yanyu hari umukozi w'Imana umuvugabutumwa intumwa y'Imana akaba ari nawe nyiri iyi YouTube yanyu ari we Adelphine Yesu ashimwe Yesu ahimbaze meze gute meze neza hari umuntu ugeze kumbwira ngo iyo umuntu agiye kwitega ngo abafite system aritegamo ngo bitewe nuko yaramutse uranka nka gutyo bawiteze nibo byita nka gute jewe nta nubwo ari kuvuga ngo nuko naramutse cyangwa iki je just nihindurira designer nkatega ibyo mbona kandi bibimbereye ubwo nabyo jye ubyiga yewe ku mugore wese gutega biraza fa kuba uri umugore kubita mu gahenge kukabona biremeye mwaramutse mute mumeze mute turashima umwami w'abami mwambaye neza pe urakoze hanyuma rero twaje kubasura by'umwihariko kugira ngo tugire ikiganiro cyangwa se tugire ibyo tuganira bitewe n'inkuru zikomeje kugenda zivugwa hirya no hino by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga muri rusange mbere yuko dutangira ikiganiro ntabwo twatangira ikiganiro tutarasenga niyo mpamvu ugiye gusenga isengesho ryiza ryo kugira ngo dutangire tube hagati y'amasengesho hanyuma ubundi tuganire Imana ize ituyobore ni karibu no kudusengera Imana iguhereze umugisha Witeka Mana nziza Imana yo kwizerwa Imana isa umwami wacu Yesu Kristo ndagushimye waturinze mwami w'abami tugeze kuri sadume ku mwuka w'abazima icyubahiro ni icyawe ibihe byose ni wamamare Kristo urakoze rero nyaguhora ku ngoma Imana kuko utwemereye kongera kuza imbere y'ubwiza bwawe muri aya materaniro nyaguhora ku ngoma tugiye kuvuga ijambo ryawe tuvuge ineza yawe tuvuge ubutware n'ubushobozi bwawe mwami ndakwinginze kugira ngo tuyobore tukubere mikoro wivugire mwami w'abami tukubere ibikoresho wikorere mwuka wera habe atuyobore kugira ngo ibyo tuvuga biba biguhesheje icyubahiro mwami wacu nukuri rero mwami w'abami reka uri bukurikirana ikiganiro turi kumwe Ivu cyangwa uzadukurikirana nyuma mwami ku mpande zenye zose z'isi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hanze y'igihugu uzadukurikirana wese azakigirire mu mugisha kandi azumvira ijambo ryawe kurikiza urakoze kukuri mwiza urakoze kuko wera ngaho yobora kandi utegeke ugabanya barimbuka wongera abakizwa izina rya rihabwa icyubahiro ni none niteka ryose tubisabye mu izina ryawe Kristo amen uyu munsi Adelphine wavuze ni ngomba kwicara kuri kamera bitewe n'ikintu wateguye cyangwa se bitewe n'ikintu washatse kubwira abanyarwanda badukurikiye uyu munsi nanjye ndimo mfite amatsiko n'abandi badukurikiye bafite amatsiko tise Adelphine wafashe umwanya akemera kwicara kuri kamera by'umwihariko kuri YouTube channel yiwe uyu munsi wifuje kutubwira iki cyangwa wifuje kutuganira kuki kugira ngo dutangire ikiganiro Jewe ikintu mpora nivugira buri munsi n'ubuntu bw'Imana ni neza y'Imana yego
inshuti zanjye zinkurikirana kuri Delphine Umutesi, ndabashuje kandi ndabashimiye bw'inkunga yanyu, share, like, subscribe, kureba, kwamamaza ijambo ry'Imana. Ndabashimiye, Imana ibamugisha kandi ndabakunda. Amen. Icyo mara mbabwira buri munsi ni kubabwira ngo Kristo ni umwami, tureke Imana yitwa Imana, twamamaza ijambo ryayo kandi nyakuri kandi turisangiza n'abandi. Yego. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo niba mu ijuru habaho ngo ni kuzimu habaho. Yego. Nanjye mpita mubaza ikibazo kivuga ngo ese abantu twese turi muri iyi si turabanyabyaha, turacumura buri munsi, ese twizeye neza ko ijuru tuzarijyamo twese uko tubitekereza cyangwa nk'uko turyumva? Kuko urumva niba nitabye Imana uyu munsi cyangwa se umugenzi wanjye kitaba Imana, ntawe umubwira ngo aheza ni kwa Satani, atumyani aheza ni mu ijuru. Twese ujya ubona tuzajya mu ijuru cyangwa dufite ayo mahirwe yo kuzakandagira tugahura n'Imana? Kubera njyewe ntago inzi abandi na cyane kuko ntago ndi umucamanza. Buri muntu wese afite ukuntu abanye n'Imana ye, kandi Imana ifite ukuntu itubona. Icyo nzi cyo ni kimwe, nuko umuntu uzariharanira akarikorera akanga icyaha n'igisa nacyo azajya mu ijuru, kuko n'icyo Imana ishaka. Naho ubundi rero kuvuga ngo twambaye umubiri ngo dukora ibyaha buri munsi, twagiriwe neza n'ubuntu bwa Kristo, adupfira ku musaraba, amaraso ye aratweza. Ubwo rero gukora icyaha cyo turacumura pe, ariko Imana ikunda umuntu wicisha bugufi mu maso hayo, waba ucumuye ukabimenya, na cyane kuko abakijijwe dufite imbaraga za Mwuka Wera zituyobora. Iyo utambikiriye nimba urimo Mwuka Wera koko nyakuri, uba ugomba kwigarura imbere y'Imana yawe. Niyo mpamvu umwana w'Imana agomba guhora imbere y'Imana, yiyeza, aciye bugufi imbere yayo. Icyo nicyo turusha abanyabyaha batari bababarirwa ibyaha. Yego. Iyo wamaze kumenya Kristo, ntago bivuze pe kutacumura, ko ibiducumuza byo ni byinshi kandi birahari, kandi turi mu isi mbi yuzuye ibyaha. Ariko se ubanye gute n'Imana yawe? Umwana acumurira umubyeyi buri kanya aba afite ikosa, ariko abana baratandukanye. Hari umwana uhita uvuga ati mama mbabarira, iki ndagikoze ariko sinzongera. Hariho n'utacyemera akanakureba se nk'iki, uwo nyine akaba yarananiranye. Icyo turusha abandi rero nuko turi abana b'Imana, kandi duhora imbere y'Imana, kandi duhora twezwa n'Imana. Uzabakorera ijuru rero akanga icyaha n'igisa nacyo, agahora aciye bugufi imbere y'Imana, akemera Imana ikamuyobora, umwami Yesu akamuyobora, Mwuka Wera akamuyobora, azajya mu ijuru. Amen. Amen. Undi araza aravuga ati umuntu wese uzi ko atabatijwe mu mazi ngo abyarwe ubwa kabiri, ngo nta Mwuka w'Imana uba umurimo. Buriya ibyo bintu biba ari byo cyangwa n'ibyo abantu bavuga bitewe n'amarangamutima yabo? Ni ukuvuga ngo urwo ni urugero rwiza twahawe, kuko Kristo nawe ari mu isi yarabatijwe mu mazi menshi. Ariko kubatizwa mu mazi menshi ntabwo ari umuhango, ko abenshi babatizwanya n'ibyaha. Yego. Kandi bakitwa ko babatijwe. Ahubwo ngiye mbona kubanza ukabatizwa na Mwuka Wera wowe, ukabanza mbese ukera ku mutima wawe, none ukajya muri ya mazi ariko nta n'icyaha ufite. Ibyo nabyo ni byiza, ariko si impamya kuko kubatizwa mu mazi menshi aribyo bizajyana umuntu mu ijuru. Oya, ikizajyana umuntu mu ijuru nuko azaba yarakijijwe, agendera mu nzira Kristo ashaka. Uwo ni we Kristo azagaruka agasa nawe kandi akamujyana. Naho kubatizwa mu mazi menshi, ushobora kubatizwa mu mazi menshi uri umunyabyaha, cyangwa uhora mu nzu y'Imana uri umunyabyaha, cyangwa uhora ku gatuti wigisha uri umunyabyaha. Ibyo bitandukanye no kwihana ibyaha no kugendera mu nzira Kristo agushakamo. Yego. Imana igumugisha. Hari inkuru ejo bundi nabonye y'umupasiteri bakubitiye mu rusengero. Maradeperi i Remera. Nyamara nawe babageze. Uriya mupasiteri ngo ikintu yaba yarazize, ngo hari nk'amabwiriza atabashije gukurikiza,
ngo ntago ngo bwari ubwa mbere ngo birabimubayeho byo kuba wenda yakuzura umwuka wera cyangwa yafashwa bitewe na mudarimo akajya mu guhanura. Umupasiteri ngo abagize atya yuzura umwuka gakijya guhanura, abadiakoni bose cyangwa se abaprotokole bo mu rusengero baza kumuhagarika, atangira kurwana, harimo na za kamera. Ariko se njyewe hari ikintu buriya njya nibaza, niyo mpamvu njyewe ubundi ntago njya nkunda kugenda cyane ku madini y'abantu. Ubundi ni ukuvuga ngo nimba koko urusengero nk'ukuntu mubyita cyangwa tubyita ari inzu y'Imana, rikwiriye kuberamo iki? Amasengesho, ijambo ry'Imana, ikaba nyine inzu y'Imana, abantu bagasabana ariko bari mu ki? Mu bwiza bw'Imana. Yego. Amasengero rero aka kanya yibereye hari nabyita nka business. Ni ukwiyerekana, bamwe bakerekana impano zabo, niko navuga. Mbese nyine bakagendera nko ku mahame, ngo okay, bavuga kuko ngo yatambikiriye ku mahame ngo y'idini. Ariko se ayo mahame y'idini ahagarika umwuka w'Imana? Oya. Ni nk'ahandi njya numva abantu baravuze ngo tugeze mu isaha y'ubuhanuzi. Ngo abantu bose ngo mwitegure, ngo abahanuzi mwegeranye, ngo tugeze mu isaha y'ubuhanuzi. Nkibaza isaha y'ubuhanuzi ni niyihe abantu bahaye Imana bavuga ati aka kanya manuka ukore tuguhaye n'iminota birarangirira, saa 9 tube dusoje. Ibyo byose ngewe mbona n'ubutubuzi. Yego. Ikindi cya kabiri ngewe mvuga kuri uriya mugabo, yego, nimba kuko nawe yari yuzuye mwuka wera, mwuka w'Imana. Yego. Ko mbizi iyo mwuka wera akurimo ntago agukoresha ibihabanye n'ibyo ashaka. Kandi kamere yawe ndavugisha ukuri ko nta muntu wakuzura mwuka wera afite iyo kamere ihagaze gutyo n'umujinya. Yego. Ko ntago nubwo twatanye twanga ikuzimu ngo harahari n'ijuru rirahari, bifitanye isano pe, kuko hari kujya mu ijuru hari no kurimbuka, kandi byose bitegekwa n'umuntu uyu umwe. Kuko Imana ifite ubutwari kuzimu nayo yaharemye, n'ukuri Satani mufite umutwari nayo yamuremye nayo izamurimba. Yego. Uri kumva? Ntago rero wambwira ngo wuzuye mwuka wera, ngo koko mwuka wera yamanutse ngo abantu bamuhagarike. None wowe urwane ushoza intambara uri mu mwuka wera wuzuye imbaraga z'Imana. Uri n'umuntu wiyubashye. Buriya kwiyubaha ko ndakubwiye ngo atari Imana, utubashye Imana, naho waba ugaragara nk'umunyacyubahiro mu maso y'abantu, ntacyo uburi zero. Yego. Ariko iyo uri mu mwuka w'Imana n'ukuri, icyubahiro kikuzaho kuko n'Imana irakubahisha. Yego. Ariko muri no minsi abantu turebera nyine ngo uriya muntu yambaye neza, yaje mu modoka imeze ite, atuye he, afite amafaranga meza ate, abo bantu nibo duha icyubahiro muri iyi si. Ariko ntago ariko Imana ibishaka, nta nubwo ariko byagakwiriye. Yego. Umuntu burya ni we wubaha Imana ikamwubahisha nawe akagira icyubahiro. Ari abamurwanyije mu rusengero bakarwana, ari n'uwarwanye, bose ngiye mbafata kimwe. Yego. Nta Mana yari ibariho. Yes. Reka twaciriye urubanza, Imana itubabarire, ndavuga ibigaragara. Ariko twarabibonye. Yego. Si ibintu byagaragaye. Reka niba ntacyo bigutwaye ugire icyo tugezaho by'umwihariko ku ijambo ry'Imana, hanyuma ubundi tuze turi gusengera abantu, turi gusoza. Mbere yuko tujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana, reka mbanze mfate uyu mwanya nshimira abantu badukurikiye, by'umwihariko niba uri umunyamasengesho cyangwa se uri umukristo ukaba wifuza kujya natwe mu biganiro bya buri munsi kudushigikira, wakanda subscribe, hanyuma Imana ikaguhereza umugisha. Hanyuma mu masengesho dusenze, mu ivugabutumwa dukoze, tujye tubazirikana umunsi ku wundi. Ntacyo bigutwaye ukadusharinga kugira ngo Mutesi Adelphine tugire abanyamuryango benshi, hanyuma tujye tugira ibyo tubagenera cyangwa se tugira ibiganiro tubahereza bitewe n'ukuntu muri kubyishimira cyangwa muri kubikunda. Imana ibereze umugisha. Reka twinjiye mu ijambo ry'Imana. Yego, reka twikomereze twivugira ijambo ry'Imana, twivugira ineza y'Imana. Nicyo nkunda kwibwirira abantu. Ubu abantu muri no minsi barahangayitse, bahagaritse imitima, ngo amasengero arafunze, ngo hamwe ngo ntihakora, ngo biki, aracyafungwa, azakomeza nafungwa. Yego. Ariko se koko amasengero arafunze? Cyangwa nibyo yabindi nyine turi kurebesha amaso mu mubiri. Abantu bajye bavuga ahubwo ngo business
zacu zirafunzwe kuko ntabwo mpamya kuko nimba urusengero ari inzu y'Imana ishobora ikwiriye kuberamo ibintu nsigaye mbona yego ibintu bibera mu masengesho mu masengero mu nzu zitiriwe Imana yego biteye n'isoni biteye n'agahinda birababaje ibintu biri gukorwa n'abashumba ibintu biri gukorwa n'abahanuzi ibintu biri gukorwa n'abiyitirira Imana yego birababaje biteye n'agahinda pe abantu ntibagishaka kuvuga Imana nyamana yego ni ukuvuga ngo nimba ugiye nko kubwiriza ahantu ugomba kugendera ku mahame bakubwiye akenshi bahamagara n'umukozi w'Imana akamubwira tuzabwiriza kuri iki icyo barangamiye ni kimwe ni ubutunzi bw'abantu mu gihe kera abashumba hari ahantu nagiye nsoma muri Bibiliya ugasanga nyine umushumba niwe ufasha abantu intama ze ariko ubu ngubu umushumba niwe utungwa n'iki n'intama ze arazonka pe aho kugira ngo azijyane mu rwuri zirishe ahubwo ashaka ko hari we wicara intama zikajya zahira mu kanwa zimuzanira akaba ari buryo zirashonje rero intama z'Imana ijambo ry'Imana rero ntago abantu bakiritanga nk'uko ryakabaye ni nayo mpamvu uzajya nyine kumva kumva ngo barwanira he mu masengesho mu masengero ko ibyo Imana ishaka ko bavuga ntabwo ari ibyo bavuga ahubwo bo bavuga ibyo bishakiye njye nigeze gusoma mu nkuru ya Yona Imana yaramutumye imutuma i Nineve narasomye ahantu ndaharangiza Imana yaramubwiye ngo genda ubwire abantu b'i Nineve ngo ibyaha byanyu byarirundanyije biraza bingeraho ngo ngiye kubarimbura yego ariko Yona we nimba nawe yararebeye mu mubiri we muri kamere ye nawe agahaguruka igahaguruka harubanza hari yari afite nk'ikindi kintu agenderamo i Nineve nabo banza yarabafitiye nk'umujinya hari ariko ijambo ry'Imana ryo ritubwire neza ngo hari naho yageze aravuga ngo nari mbizi kuko utazabarimbura ariko Yona ntabwo yagenga avuge iby'Imana yamutumye ahubwo we yahise ahitamo gukora iki kwihungira ngo yarateze ubwato ngo ashaka kwigira itarushije ariko ngo noneho Yona yibagirwa kuko Imana yamutumye ari nayo itegeka amazi itegeka naho ngaho agiye kujya ijambo ry'Imana nararisomye nararikunze cyane ryaranejeje ngo Yona ngo ajya mu bwato yihungiye ngo muramwicuraza mu mazi bari bagiye kurohama ngo baribaza ati ni iki kiri kubitera barabazanya wapi kumbi yo nawe yagiye hasi ariryamira araturamye azi icyo yakoze yanze kumvira Imana yanze kumvira umwuka w'Imana ese Imana wayihungira hehe nta hantu ufite wahungira Imana ikuzimu nahayira hategeka mwijuru nahayira hategeka ibiti n'amabwira bitegeka nta kintu Imana idategeka Imana ishobora byose n'Imana mu Mana bwayo noneho ngo Yona arisinzirira kugeza ubwo bose babazanyije bageze aho bamugeraho baramaze ati wa munyabitotsi ubundi ngo yari yasinzire yagonye utareba wa munyabitotsi we usinzira gute turimo kurohama bimeze gute uwo kwanduvukaye witwa nde ikintu nakundiye Yona ni ikintu kimwe niyo mpamvu nakubwiye ngo kwihana gukora kujya mu ijuru ngo warabatijwe cyangwa ibiki niyo mpamvu nakubwiye ngo gukora ibyaha no kwihana imbere y'Imana ni ikindi yego icyo nakundiye Yona yasuzuguye Imana yanga kuyumvira ariko none ndagira ngo nkubwire ngo yarabyemeye abwira bari abantu ati ngewe nturukahanaha nubaha Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi kagira gute sumva ko yari yemeye icyaha yego Yona buriya naramukunze cyane aka kanya ushobora no gusanga umuntu w'Imana kandi uziko yiyitirira Imana nyine nawe ari ko ari umuzi wamusanga no mu cyaha ukaba ugatinya no kubimubwira kuko ushobora no kubimubwira wamugana kanagukubita yego cyangwa kanabihakana kandi wabibonye ariko Yona we ngo yahise abibwira arangije ngo baramubaza ati tukora iki ati ni munjugunye munarure munjugunye mu mazi Imana irabarika mwebwe mugende yemwe ngo bari abagabo babanje no kwanga barwana n'ubwato kubusubiza inyuma ngo bareba ko bamusubiza hakurya ariko biranga kugeza ubwo koko bamufashe baravuga ngo amaraso ye
nituyabazwa baramufata bamujugunyamo basanze urufi rumutegereje ruhita rurumumira ariko ijambo ry'Imana ryaramwe ngo Yona yasengeye Imana mu nda y'urufi kandi Imana iramwumva nibyo nakubwiye ngo nta hantu namwe wacikira Imana kandi nta hantu utayisengera ngo ikumve ngo Yona yasengeye Imana mu nda y'urufi nimba ntibagiye cyangwa nibeshye yamaze mu nda y'urufi iminsi 3 si 3 icyo gihe yasengaga Imana akayibutsa buri kimwe akayibwira akanavuga ati nzongera mbona urusengero rwawe rwera ngo urufu ruramugarura rongera mu hahandi nta hantu wahungira Imana bene data nimushaka nimukorera Imana muve kurirwa murwanira mu madini murwanira mu nzu mwitiriye Imana kandi mwebwe muzi icyo muzikoreramo Imana iraje Imana yakoraga icyo gihe iracyahari n'ubundi muhagarara imbere y'abantu b'Imana muvuga ijambo ry'Imana mubwiriza abantu b'Imana bave mu byaha mubwiriza abantu b'Imana bamenye Imana bakurikiye mureke kureba ku nyungu zanyu zo mu isi zizabarimbura ndababwira abashumba ndababwira abavuga butumwa mwirirwa mubeshya mudashika kuvuga iby'Imana yabatumye ahubwo mufata imirongo yo muri biriya mukayikoresha nka business nk'igishoro cyanyu mufitanye urubanza n'Imana ngo nuko Yona ibuka mbere Imana yari yamubwiye ngo ugende ubabwire ngo ibyaha byanyu byarirundanyije ngo bingeraho Yona arangije kandi urufu rumurutse Imana ngo ngira ku mutima bwa kabiri agezeyo warababwira ngo hasigaye iminsi yababwiye iminsi ngahe ni 3 nini ngo Imana ikabarimbura nta kindi kintu yababwiye maze arangije ngo igira arako gasoza ariyegamira arituramira ategereza ukuntu Imana izaza gukora iki kurimbura uwumva ibyo yari yamutumye nta nubwo ariko yabivuze aka kanya ugera ku muntu w'Imana Mana sinzi ukuntu umwuka wera buriya arakomeye umwuka wera agera no ku muhanuzi kandi urugira akabara kubwiye ngo bwira Mutesi yihane aho kugira ngo umbwire ngo nihane ahubwo kambwira ngo Imana ngiravuze ngo igiye kukugirira neza ngiye guhindura ubuzima igiye guha imodoka igiye guha amazu amafaranga ibiki kandi wanze kumbwira ikintu Imana yari kubwiye ngo umbwire kuko aricyo gifite akamaro ariyo mpamvu ubona barwaniramo buriya hari n'igihe ADPR kuko buriya ifite ibyo yikeka nimba bahagarika umwuka w'Imana umuhanuzi agiye guhanura babazi kuko hari ibyo agiye wenda kubaturitsa kuki batamureka n'ubundi kuki batamureka akavuga na leta bitari muri mu rugo rusengero ngo cyangwa se bakamusohora kurwana ngo barwaniye mu nzu y'Imana ibyo ngibyo pe ndabanenga Imana imbabarire tujye tuvuga ibiriho ariko ukiri aho ngaho reka nkubaze nk'iki kibazo ariko ntarangiza ijambo ry'Imana nta kibazo mbaza urihangana ntacyo nako nagiye kukubazamo wenda dukomeze nka gutyo Yona yagize gutya kemera icyaha uyu munsi hari nk'umugabo udukurikiye cyangwa se umugore udukurikiye ubana n'umugabo we cyangwa se n'undi bateganya kubana wenda uwo mugabo akaba yakorera ikosa umugore we akamusaba imbabazi umugabo akemera icyaha akasaba imbabazi ese byaba ngombwa ko umugore yamubabarira cyangwa byaba ngombwa ko umugore afata umwanzuro akamureka umugore yemeye icyaha akamusaba imbabazi cyangwa umugabo akemera icyaha akabane ndemeye pe umuntu wese usabye imbabazi ijambo ry'Imana riravuga ngo agomba kuzihabwa kandi kuzihabwa nawe ni ukuvuga ngo nawe kugira ngo uzitange nuko nawe uzifite muri wowe ko nawe utazifite ntago wazitanga suzikuye Kristo kurimo umunyembabazi ukurimo uwakubabariye ukubabarira ni nawe gukoresha nawe ukababarira yego agomba kubabarirwa umuntu usabye imbabazi yego babarirwa kuko niko Imana ibishaka ishaka ko dukundana kandi tukanababarira nupfa kuba wowe usabye imbabazi kuri mu mutima muntu yabigize ibanga ushaka kunsaba imbabazi zitakurimo ibyo birakureba ngiye gikuri nzareba nuko uzaba unsabye imbabazi nzakubabarira kuko nuzuye imbabazi ngo Yona ngo yagiye ahantu nashaka kuvuga ntago ndi buhavuge cyane muzahasome ngo Yona ngo yaricaye ngategereza ukuntu Imana ibarimbura ngo ariko babantu b'Nineve ngo bakimara kumva iryo jambo Yona babwe ngo asigaye iminsi n'Imana ikabarimbura ngo barasenze bashyiraho n'itegeko ryo kwambara ibigunira bakiyiriza ubusa ngo yemwe n'inka zabo ngo n'ibikumbi ngo byose baravuga ngo ntibirishe ntibishoke
barasenze ngo bahamagara Imana barayitakambira kandi bukaba no yari yababwiye ngo bazarimbuka ko nta nubwo yari yababwiye ngo nimwihane ibyaha byanyu byageze imbere y'Imana biranuka. Ariko bo bahise bigira inama ko ati wenda hari igihe twasaba Imana imbabazi tugasenga uburakari bwayo ikabudukura ikatubabarira. Ngo barasenze n'umwami bimugira hava ku ntebe ye araza ashyiraho itegeko bati n'inka n'amatungo n'ibiki n'ibirishe n'ibishoro byose ngo byambara ibigunira bahamagara mu ijuru. Nuko ngo Imana ibonye ukuntu bicishije bugufi, ibonye ukuntu nyine bagarutse imbere y'Imana gusaba imbabazi Imana y'ibyaha byabo binuka, ngo nuko Imana irabababarira. Uri kumva? Imaze kubababarira noneho yo nawe ngategereka kuza kuko ibarimbura. Ibonye cyagiye kigeze batarimbutse ngo baravuze ati ngewe n'ubundi nari nabimenye kuko wuzuye imbabazi wuzuye urukundo nari mbizi kuko n'ubundi ntumye ariko utazabarimbura. Ariko ngo ngutsubi inyuma gatoya ngo Yona aho ngaho yari yicaye ngo izuba ryaravuye ryinshi ariko Imana imeza uruyuzi ngo ruramutwikiye ariko ngararwishimira cyane ngarwishimiye cyane. Imana irongerera rwumisha ararakara kandi aribwo yatekereje kuko yajya no kwiyahura. Imana yamaza ngo ubabajwe n'uruyuzi utamejeje rwameza aka kanya rukuma kuki nge ntari kubabazwa n'abantu banjye naremye abantu umujyi ungana kuriya munini kandi mwiza ubwinshi bw'aba bagabo n'abagore abana bakire n'abakene abamuha Imana n'abatebaha ngo ariko bose bari baciye bugufi imbere y'Imana. Ngo ubabajwe nuko mbababariye ntabwo ndi burenga aho ngaho ntabwo ndi bukomeze kure muzahasoma cyangwa tuzahacubukurira ubutaha. Aka kanya ntago abantu bari gukora iby'Imana ishaka aka kanya ahubwo abantu bari kurira ku nyungu zabo. Ni ukuvuga ngo aka kanya kuko wa mugani bashyizeho amategeko nimba ari ugusoma ari ukuririmba ahubwo igisirimba ngewe mbona indirimbo n'ibisirimba nibyo bahaye umwanya munini. Ko abantu no mu masengero n'iri mu rusengero abantu bagatangira kwigisha ijambo ry'Imana umuvuga butumwa kaza ugiye kubwiriza ijambo ry'Imana ryanyaryo kubwira abantu ukuntu bihana ibyaha abantu barasinzira. Ariko umushumba yagera hari kuvuga ngo Imana igiye kubagira neza igiye kubaho bokire abadafite amazi bagiye kuyabona umva abantu ntago umenya ahantu bitotsi bigiye. Ibisirimba bakubita umuziki ukagira ngo bari muri boîte cyangwa muri club aho ntibasinzira abantu bashaka guhaza kamere zabo ntago abantu bashaka kuko Imana yitwa Imana ikabareberera ikabagenderera mbese. Niyo mpamvu uzumva ngo barwanye bakoze iki kuko abantu Imana bayiha amasaha basigaye bayitegeka niko navuga. Reka rero ngewe ngera ku musozo twisengera Imana ngiye gusengana n'abantu bashaka kugarukira Imana abantu bashaka kugendera mu murongo Imana bashaka abantu bashaka guca bugufi imbere y'Imana bakajya bahora bihana biyeza bakemera ibyaha bagaca bugufi yaba yacumuye akaca bugufi akati Imana mbabarira. Nibo tugiye kwisenganira aka kanya. Reka tudatinze tumaze tugusabye na nimero ya telefone niba nacyo bitwaye hanyuma kugira ngo hari wakwifuza kukugisha inama cyangwa se kugira indi inyunganizi agukeneraho cyangwa se ubundi bufasha bujyanye n'ijambo ry'Imana akaba yaguhamagara niba nacyo bigutwaye mwayiduha. Oya nta kintu bintwaye apfa kuba agiye kumbaza ibijyanye n'ijambo ry'Imana agiye kumbaza ukuntu Imana ikora kuko nta kindi kiduhuza hano ni ijambo ry'Imana ni neze y'Imana ni imirimo y'amaboko y'Imana. Ngiye kuyibasomera no kuri channel yanjye n'ubundi inariho ariko hari igihe umuntu atabikurikirana reka nyimubwire n'ubundi nemerange ni 078 40 30 8 yego. Muntu dukurikiye ukunda indirimbo z'Imana ukunda kuramya no guhimbaza indirimbo za gospel uyu muntu wicaye imbere yanyu Delphine ni umuririmbyi ni umuramyi muri make n'umuhanzi. Yego. Birashoboka kandi n'umuntu waba udukurikiye akazabona indirimbo zawe akifuza kugushigikira hari kugushigikira mu buryo bwo kugusapotinga hari kugushigikira mu buryo bwo kukuzamura hari no kugushigikira mu buryo bw'amasengesho. Rero ibyo byose iyo byakozwe n'uburyo bw'amafaranga buba buhari. Rero hashimirwa Imana kiri mu ruhande rwacu reka dusenge dusoza Imana iguhereze umugisha. Nyaguhara ku ngoma Imana ise umwami wacu Yesu Kristo watumye tuba abaragwana n'ubugingo
ku bwacu twari kuzarimbuka tugapfa tukibagirana, ariko Mana uri mwiza, ugira imbabazi, ugira urukundo. Wararebye uravuga ati reka nze mbapfire, wohereza Kristo umuzamo. Ushimwe, uri mwiza Mwami, nuko utubabarira ibyaha n'ibicumuro, uhora utweza buri munsi, tugendera mu nzira yawe, dupfana nawe, tuzukana nawe. Warakoze Kristo, ndagushimiye umwanya duciye mu Mwami. Ibyo tuvuze bidatunganye utubabarire, duciye bugufi imbere yawe, maze nyaguhora ku ngoma. Ibyo tuvuze biguhesheje icyubahiro, ukomeze wamamare Kristo. Reka utwumvishije wese, udukurikiranye n'uzadukurikirana nyuma wese wumvishira ijambo ryawe, akumva ijambo, akumva uko wakoresheje Yona n'ibyamubayeho, akumva Mwami ijambo ryawe, akumva umutima we uturije imbere yawe. Umuhe ku ijambo rimubere iry'umumaro muri we, rihore ridingana mu matwi ye, rishinga imizi mu mutima we, ntirice mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, ahubwo nyaguhora ku ngoma ahora imbere yawe avuga ati Mana uri mwiza, maze abantu bose bagucire bugufi, bareke witwa Imana, kuko mu Mana bwawe uri Imana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimye, soje mvuga ngo Mwami ugabanya barimbuka, wongera abakizwa. Uri mwiza, reka abantu bakomeze babone neza yawe. Ni mu izina ryawe mbisabye nizeye Kristo Mwami wacu, ukomeze ubane natwe. Nsabiye abantu bose umugisha badukurikiye, ubeze kandi ubatunganye mu izina ryawe Kristo, amen. Amen.